Shaka kuva hano hazi kandi none ikere kurayigendera icyumweru mbizi shahu Agose amugabo wabuze Sinagendera icyumweru abasore bibana mufite ibibazo ntabwo yabaza guteka ndetse murabana mwewe ikijyanye na kitchen uretse arabereka ukuntu bigiye kugenda Uteri dusanga bugari mwige guteka bakurikire Twatangiye kubona 2014 twatanye amabanga 2014 uko ubazo wakoranye n'abakora potential banka ryabo babitaye gute ya borana niba ari demeka yego nafa ibazo umuntu wakoranye n'abakora potential banka bakinjira mu gakino papa Savita aratangira bira byose bitaraza ni ukuri izo za setimed tubona zitaraza makanika ari mu bantu makanika yakoranye n'abantu bano batipe bakora genzi n'umutipe ukora genzi twamufasha ba Merci ba Merci yunuza bano baje bano banyakisa baje basanga umusaza nani ikintu kivuga reka ndakuvugisha ari inzo umwana hari nako ndi umwana nanjye gusa nyine bivuga ngo umuntu ngo mutaye kubona kera hawe ubu barasimazi abonekeza ko kera hanje aba ari ejo bundi hawe ese kera hawe kuri njye ubwo nahita gukira bawita umuceri w'umuhondo n'inyama zirimo amashu bisawa kabisa kumva ari sawa bon appétit kwanza ngira courage ko appetit sinyiza yakura urakigenderaho imyaka 2 wawe utaraje vitamini itabaho. Are you okay? Shari imeze neza kabisa. Ni ukuvuga ngo mutarakora subscribe ntabwo azamenye no guteka. Ndamukomeza muri imvange kabisa. Njye ngo ngumva yana amenye guteka umuceri w'umuhondo ubwo ni nk'ipira muri make n'amashu arimo inyama. Hello. Yes bro, imeze biteze. Nuse wallahi naguhamagariye nguze amasaha aba 3 man utarangira man sinakurangiye fresh man. Ingura hageze. Icyo gipango wakibonye. Okay, kanze nkurebe basi. Okay, sawa. Kanurebe bana. Dore. Hageze mana. Abanje kuyoboga nagiye yaraye. Na cyakoze warutoba buri gihe. Kibazo biteze. Sama. Yere bwa mbere waza kunde banga. Bwa mbere kabisa. Hari izo karitse ziri kugamo kera n'umugeni ziba kubarajana. Ababyihoresha. Nahansigaye nibera man. Hanyuma se kuri TikTok se shameze bite? TikTok ni neza. TikTok uri kubafata fresh biri kugenda neza. No muri sinema y'Rwanda aho turafite biciye umwaka uyu mwaka nge bya ariko tugomba gukora cyane man. Icyo ngo hamagariye ngo dupange fresh turebe ukuntu twakora. Sibyo tuganire dusangire nyine nari bitukari buba. Kwetu. Oyo izi man ntari. Nta kibazo kabisa. Karibu sana, karibu tena. Yewe gasharo umeze bite se shawe? Ndahageze no kabisa. Ntabwo duherutse gukora dore ni mwaka ko tuwutangiye mwana nta kime naki. Bimeze bite? Iyo udafite kime, ibabwo n'utazifite. Warabuze naragushatse duherukana umwaka ushize naragushatse ndakubura wowe. Umwaka ushize? Kandi koko dizwe akabyibuka. Ariko ni fresh. Nagiye mani mu ntara atubura nagiye gushaka ariko ubu ndahari kabisa. Okay, ni sawa cyane kabisa. None bimeze bite? Fresh man. Abona rwose cyangwa ni kwa kundi rwose uraryoshye umeze neza. Azijane ninde uri kugufata ninde uri gufata? Byoresha. Zamona sitoka njya kwisha man. Byihorere. Nikose. Ewana. Finally man. Shangezeho none ubuse none umuntu arakwakiriza ikira. Ntabwo yakatari bunaki. Nizere ko kunyobyereba man. Iziko neza cya gipango kimwe cyo ruguru. Kimwe gisa n'umutuku.
aya si iki gipangu cyiza kiri hano haruguru aya ntukayobeshe kandi ukunda kuyoba kuva na kera hari ukuntu ukunda kuyoba umva se ubuse turakwakiriza ikira hano ibintu byose bihari Imana atanze umugisha ubu nta kibazo njye nyifite urumva ikintu bita inzara ngaha muri uru rugo wapi urumva ugomba kurya ugahaga reka ndabizi abajene ba muri geto uheruka kurya ryari nkawe koko ibintu by'inzoga byarakubase ugomba no gukizwa really? Nepa possible ariko nta kibazo ndabizi neza ko ibyo kunywa byuba wanyweye ninkwereye amazi sibyo kandi urugo ikintu gihari utaza kugira gute utaza kugira ibintu byita inyota ntuzane ibintu by'inzoga ndaguha amazi kuko njyewe sinkorana n'ibisindisha urabizi indi bira byo muri video apana nepa ahubwo reka ubundi twebwe hano ukuntu bimeze uraza nyine iki sibyo duteye kuhageze ubwo nimba waje wenda gupfa wenzarira kwiciranga urarya nyuma y'isaha urumva ariko turabanza tunagutekere kwanza sibyo merci beaucoup ngiye guhamagara umuntu aza gusuhuze urumva ukeneye amazi mami zana amazi anga uzi unasuhuza umushyitsi niko se sasharo uko najya mu nzoga mwana ari mu nabiko bwa n'ibyo byinshi genda sha nuko nise urambura mu nzoga n'umusore wareba mungu uzi nshaka kumungu ubwo nuri mu isinga aba nzoga mani ngo kore nabirazi ngo bizave naho ubundi se umwanzi naramwitaruye cyane naramwitaruye urumva uri kumbona se mbona kubona kabisa ahangaha niho njye mba nibera cyane ariko na bonus abana nanyo nshaka inzu sana bafuma ntabwo wayabona ndafite zakoze umufuka ariko kuba ushaka kumfata nk'umutindi musore ayi nayo ni wayabona mwana jya ubyihorera ko tuziranye shahu wasaya tuzanye twagira wose haba wafashe nde se baba wafashe nde reka bakuzanira amazi nyine sibyo ewana turaganira nyuma yuko umaze kugira gute kunywa amazi apana kunywa amazi no gufungura sibyo boyes wewe mami wamubonye wamwita Shalom usaza murashobokana cyane rero guserisa reka ibyo ntabwo twe tujya tubikora mami bamwita Shalom ewana no mu TikTok wa Danje hari ukuntu ajya yibyinisha ako mbona uvuga ngo bisubizo oya ari umuhanga byo ndabizi so mami tugiye kumutekera iki kugira ngo wanave mu rugo yishimye umutekere umuceri n'inyama bivanze n'amashu umuceri n'inyama bivanze n'amashu ngo yenga birya ku bunani ngabirya ku bunani ariko nugera muri uru rugo wisanzure kandi nizere nakubwiye ngo uze utariye ubwo nimba wariye birakunanira so ubwo rero numva twajya mu gikoni tukaza kubona ukuntu twaza kuganira mu nyuma mami ndabeshya urakoze kuba amazi banza unywa amazi sha umva kandi turatekana sibyo turatekana nawe dukubite touch yawe sha udukubite touch ngo n'udukubite touch yawe turebe ibyo ari byo nze shangere karibu base ko karibu mwana se utisanzura kandi hari abantu batanye no kubitunganya ho byari bimaze kuba tayari ni sawa twongeye kubaha ikaze rero kuri YouTube channel yacu uyu munsi rero tukaba tugiye gutekera iki nk'uko twabibabwiye hano hari umuceri amashu inyama turifashisha amavuta umunyu turmeric soya sauce n'ibitunguru n'inyanya na poivro na tomate paste na magi sambo okay ahubwo se mbere ko dutangira ko natwe turagufasha guteka mugomba kumufasha duha imyenda ese wa muganga turabigerageje
bamazanira imyenda. uniform uzi gute ndagerageza si cyane gerageza kabisa okay ngiye mindendere ku makanika ubona ko ari mugufi oya nako tutari akaka yaba abanzi neza abanyiteguriya nawe tureshyeshwa bamuje tureshyashya King urabona ko uyu nguyu ayisaba umwami da mvango by king none niwo ugomba kwita ubikurikirana umugaragurira uri soma hano Lex TV Select TV urumva mvango no bitatu n'ikindi banakora na subscribe bibi tubone twereke ukuntu hano twakira abashyitsi cyane bijyanye no guteka rwose twebwe turi abambere okay nawe ngukatirara Ushaka kuba dukata se cyangwa se wabo? ndetse nahita mbasha none muri kutureba neza abantu badukurikiye uburyo dukata inyama twakoze muri bushiri inyama hejuru nini irasa neza cyane iyi nayo irayisubira iteye amabengeza nzanze katamo kabiri so ubwo ngenda ndi gukata uduki bari baraguza aho ngaho ngenda ndashaka kuva hano hazi none ikere kuri ayigendera y'icyumweru mbizi shahu wa mugabo we wabuze sinagendera y'icyumweru umuhungu yaga abasore bibana mama ufite ibibazo ntabwo babaza guteka ndetse murabana mwebwe sho zagari gushiti wanjye ntabwo rubize ntabwo uzi ko mbanga none nakuzanya ahantu nta ko mubana ndabazaga niba mubana gusa tugiye kubigisha guteka ikintu bita urumva inyama zirimo amashu irareka gutya birongera okay nyongeza asigara murabona gufuka ari gufuka okay mami ndashaka ko no mujene tumutekera akanyurwa buryo n'utazagaruka ndabeshya cyo ngize ko kubasura wowe uzajya uza kudusura uzi kuri bunarye neza cyane kesha batari byiza se abo nizere ko muri gukora subscribe dushizeho amavuta kuri Select TV urabona ko kabisa turi kubikurikirana ruzungu ubakurikiye iki abanyama ntabwo ari n'igi ni kuri kwigufwa niyo mpamvu nyitekereye aha gutya tukase neza ruzungu urabona kita gukata igitunguru n'abashinwa katawundi abashinwa bakakora Harukubora bajya babikata ariko bitako cyari soza magati bwo kumva geto zaje getara ifu yihore babuze musana na gukumbura nje buriye warubayo nabi nari mbaho nabi cyane najyaga rimwe ku munsi niyo kundi kandi nabwo twakomaje ngomba gukomaza ubu geto niyo hantu nabonye bita muri shira umuteto niyo waje utata utaha byaragushize nta mikino ubundi bijyanye n'umuntu ashatse ngira ubu mushiki wanjye arambwira ngo ngwino tubane itoto ryaraje ese buri gihe murya of course hano ni mu kidakama hano ni mu biryo nanjye mwakaritse naza ku bantu reka mbanze nkwigisha ukuntu bagira gute nanjye mwakaritse naza ku bantu ese bazamenye guteka siyoze kaseze okay mami gatubwiye amavuta rero agiye gushya tudushyiramo inyama baburetse gushyiramo maze njye kure
yari inyamavuta amenyere guteka ku mbabura rega suko urananirwa mwinshi ngo urimo aya yanegereye ahantu ari ibintu bivuga ngo ugenda nyama asa kurya inyama nziza cyane ukunda amagufa n'aya matungo noneho katura yashyushye yego urabayigiriye se uretse gatasha asa ko wiruka ni gake cyane neza abaravuga ko ari guhunga aho uri aho kandi wamusekaje uratuje cyane ntagihe muzadana bavuze ko bitandukanye inyama zirimo abushyiremo amazi yongeza gushyiramo amazi reka bagushyiremo amazi inyama zacu zize gupfa neza aha kubera ikira gufata hasi sibyo yego aha kugira ngo zize no koroha yes nizo ubu zikomeye tugiye gushyiramo umunyu akunye gake gutangira by step guteka inyama zirimo amasuka banze ku mutoba urumva urabanza ugacanira amavuta sibyo yego yes hanyuma yamara gushyuha ugashyiramo za nyama wabaje kuzikata ariko wamaze kuzikata neza yes wamara gushyiramo za nyama ukongeramo iki amazi makeya kugira ngo inyama zidafata hasi zinorohe okay merci beaucoup zishye neza ya ibindi mami bagenda kuje bagenda tuzi ndio pole pole njoo mwendo tuzabimenya urebe neza cyane aya mazi se washyije nayo aya mazi nayo muceri tugiye gukubita umuceri w'umuhondo mwiza urumva nari twaba uri buteke turateka ubundi urateka ndateka inyama inyama bashyiramo kwiruka si ubu ngubu ndaza kukwereka akantu uza kunkorera cyane kandi ni ikibazo cyo wenda gukatira inyama ndanamukatira neza bino ariko kunyerekera nyine okay ubundi njye ndashaka gusuzuma ku buryo yabibona imbere na okay nginda gukubita touch rate national oje ndabeshya mami ndi kumwe mami wanje ubundi ndamwemera cyane ku kintu kijyanye na kitchen uretse arabereka ukuntu bigiye kugenda utere dusonga bugari mwige guteka bakurikire
inyama zacu rero zikaba zafashe irangi, tukaba tugiye gushyiramo ibitunguru. Mwibuke ko twabwiye ko inyama tugomba kuzivanga n'amashu. Barindira rero igitunguru cyawe kigasa nk'igifata irangi aho, ubundi ukahita ufata ya mashu twakase tukaba tuyashyiramo. Igihe cy'amashu kirageze. Mbona ari menshi amashu. Uko yabona gutyo yashiramo, ariko uko agenda ashya agenda ahwanga. Aba ari ubwoko bwinshi bwo kurya. Indyo nyinshi zitandukanye. Nibwo bwa mbere ndaba ngiye kurya iki? Inyama z'amashu. Hanyuma se mubizere, wowe ngo gahunda yawe imeze gute? Uyu mwaka wo dufite iki ugiye kutugezaho? Uyu mwaka mfite amavuta menshi nzabereka, indyo nyinshi zigiye zitandukanye. Icyo basaba ni ugukora subscribe, babikurikira. Umwaka urabafata cyane, ujye muri iyo video yacu Azako kantu ko kureba video umuntu akazirangiza. Hakuzi kujya kureba umuntu iyi video ukayireba igice. None se mbwira ko wabona views koko akayirangiza nakaye kugira ngo bite numva. Ngo tubone views nyine. Ibyo se views. Wumva ari kugira ngo umuntu abone views gusa. Oya, ahubwo iyo umuntu arebye video akayirangiza arumva. Ko bino bintu tubikora nk'akazi. Sibyo? N'ubundi ni nk'akazi. N'akazi. Akazi kacu ka buri munsi. Rero iyo umuntu yarebye video akayirangiza, umuntu aba abonye amahirwe yo kugira gute? Nuko YouTube ari ikintu yagira gute? Yamubonera. Impamvu rero bagomba kuzireba bakazirangiza. Shalom. Kira hano. Nari kubaza ukuntu warambiwe. Ambo ikintu gihari nyine urumva mu nyama bamaze kugira gute gushyiramo amashu ndetse n'inyanya, urumva mu kanya irashyiramo n'iki na pavuro n'amagi. So nari kubaza rero Shalom, sibyo iyi ndasitiri turimo, sibyo igihe wayitangiriye no kugeza ubu ngubu ubona ibigoye ari ibi? Ari umuntu watangiye kera n'uri gutangira ubu ngubu ubona ibigoye ari ibi? Ibigoye ni ibya kera. Ni ibya kera se gute? Ni ibya kera cyangwa ni iby'ubu? Oya, iby'ubu ntabwo bigoye. Kuko impamvu bya kera bigoye kugira ngo umuntu amenyekane. Agomba kubikenera poromosiyo, agomba kubimenyekanisha, waba ukeneye abandi bantu bafite izina riri hejuru kugira ngo bakuzamure. Abantu batabigizemo ntabwo bazamukaga, cyangwa abanyamakuru. Abantu nyine bafite izina nibo bakuzamura, ariko ubu ngubu uretse ko mu buryo bashobora kwizamura batubuza arabyoroheje. TikTok, Instagram ndetse na YouTube ntabwo baciga, abanyarwanda ntabwo bashyigikiye ngo umuntu ngo ukora gusa bareba umuntu bitewe n'ibyo abahereza. Aho ushatse kuvuga ko umuntu wese uje muri gasi ahita afata, kubera ko ngo gufata byoroshye. Nyine ariko urakunda kera niyo umuntu yabaga afite tara kumenyekana byaragoraga, ugasanga ukora ibintu bya daje ariko urabyimenye. Ko numva tutari kubyumva kimwe. Ati gute? Uzi impamvu ndi kumva ngewe tutari kubyumva kimwe? Uba kubyumva neza bigoye. Ibyo biranagoye ahubwo cyane. Kera abantu babaga ari bake man, ariko ubu buri wese asigaye ari umusitari ku giti cye. No sari udafite TikTok? Nese umunsi wa followers
cyangwa se wajya views ariko umuntu ufite umuflowazi wese ko ari umustar ishobora abastar aya nose sari umuntu ufite ibihumbi 50 kuri TikTok utazi gute se ubwo ngo bari bigurana kwagirana bavuga hoya ariko buri wese ufite umwihariko ushobora followers bari hejuru aba ari umustar abazwe noneho katuvuga ngo urugero ku bakobwa umukobwa aragenda hano akifata akagoro ariko kuvuga ngo iki kuririmbo n'iki akabona aba followers ubwo se uwo muntu abaze umusitari n'iki umusitari si uwari uzwi n'abantu benshi waragera n'abantu benshi ese na video yo gukorerwa n'abantu benshi ukukirwa n'abantu benshi kigana kuzuza ese umusitari si umuntu uzwi ibintu rero ibindi ukuntu mba ndi kubyumva amakanika ntarabyumva neza njye mba numva kugira views atari ko kumenyekana mani neza utamenyekanye wagira views hari akantu kahita gatumbagira umuntu akagacareba gutya atanamenye ngo ninde agenda gutya uburyo byaba kuri video zijya mwikirwa ntabwo ndakorera iyo ugiye kuva ndakora kuri TikTok gusa ugiye kuri platform agisanga n'abantu bakorera kuri TikTok gusa ushobora kujya mu butunzi biri mu muhanda nakumye abantu bose bakoresha TikTok byose niwe muhanzi wemeza se wenda tuvugemo uwo mwagiye mukorana nde yakubereye mu boss mwiza kwa ko igiye ukorana n'abahanzi benshi nde yakubereye mu boss mwiza nde gukoreye cyane Bruce Melody abantu banyishyuye neza se akora buri wese uvuga amafaranga wavuga atakurikije impano kwishyura ariko hari igihe uhura n'umuntu akagukoma akavuga ugakora ibintu nyine akagukubita ibiceri bidahwanye n'ibyo wakoze ariko ntabwo ndebera mu biceri cyane buriya ndeba muri site tunaguhaye kwimenya kubashye ndaguha amafaranga guhaye ari gucuruza icyerekana ko abantu bafite benshi cyane mbere iyo ubaye amafaranga menshi ari guhacuruza ntabwo ushobora kuyamarira yakira ariko umutima wanjye ntabwo nose ugendeye icyo uvuga Bruce Melody ugendeye ku cyo uvuga Bruce Melody mukorana n'abandi yubaha akazi k'umuntu kandi nawe ukora mu magaju Bruce Melody nose indirimbo wagiyemo bikagushimisha n'iyi navuga nk'iyi mu biti ya mbere wakunze cyane kurenza izindi iya mbere ni seka iya kabiri katapira iya gatatu kinyafu iya kane zego iya gatandatu tugende nyinshi tugende numva ari amahirwe tugenda agenda iyandi saa moya amasaha urimo umuntu ari kubagira hanyuma na ari nyinshi n'agafoto agafoto rero zari nesano numva warakoze cyane kabisa nose uyu mwaka iwana nyine ingamba zihari urabona turi gukorana sibyo gahunda ihari urayizi sibyo uyu mwaka abanyarwanda ni iki kintu wabasaba ikintu abasaba ni ukuduhanga amaso bakaduha n'ibitekerezo ako kantu uvuze ni neza so mami Ben bigeze he icyakora kigeze biri hafi ugeze kure kuza kuba kiri hejuru ni amashu iyi revi iri hejuru wowe ntaribi hano ni mu rugo urumva fata imbuto urye shawe urumva hanyuma se ndacyakubaza rega muhungu ndacyakubaza nk'umuntu turi inshuti yanjye ariko hari ibibazo abantu baba batazi tutaziranye so urumva dushaka kukubaza ku kintu kijyanye Shalom ndetse no kuri kote y'abakobwa Shalom ubana gute n'abakobwa ikibazo cyo nuko abakobwa bagukunda cyane ubimana byiza ubyitwara mute kuko reka turagendana ndabizi simba mbibona
bagukunda ubigenza gute bose urabafata bishyiramo limite bigenda gute ikintu ushobora kubwira bro buriya umuntu agukunda iyo agiye kugukunda agukunda bitagendeye kubona uko cyangwa umuntu marangamutima y'inama mukoresha rero ntabwo ngo bankunda nyine mu rukundo ngo uri gutekereza bankunda nyine nk'umuntu ufana ase hari utagira abafana twese tubagira noneho ubona batagukunze oya njyewe Shalom ikintu ndi kukubaza ntabwo uri ku cyuma abakobwa urukundo bakwereka twebwe turarubona urumanaginga gute urebe ko ushaka kuvuga urw'abafana turaruzi ariko unagura n'abakobwa agasara Shalom iki Shalom turagukunda ngo mubera ngo koma ibyo bintu bikubaye incuro muri kumwe nyine ubimanaginga gute iyo uguye muri iyo so ubigenza gute birambe ko bihora nyine niba umuntu aje amufana bakamubera ko manzo umuntu agukunda akunda nta kintu muhaye ntabwo biza bari no kuranga ryo hari uburyo bubiri rega bwo gufanamo umuntu uri kubyumva hari igihe umuntu abafana ibikorwa ukora ariko hari igihe umuntu agufana akanagukunda no si umuntu aje ari umufana wawe anagukunda abunda nka Chelsea ku buryo nyine mwajyana ibihe byiza abenshi baba gushaka se kuri kubihaka ubwo wakizi tubona ko ari umufana abari gufata umufana mbese umuntu yaza mbere iyo umuntu aje gusuza utamuzi bwo kunyira kwishimira ubona ko ari umuntu ukunze kuba rero utekereza ko wankunda ngo bibona ntabwo kubwira nkunda gukunda cyane mbabarira Shalom kunzi kugira amahane ubwo bigenza gute uragira amahane aba agiye kumvise nambera n'abantu batekereza ko na so rero twari turi kwitekera Shalom nyine mubabona ari yadusuye aha ngaha twari tumutekeye ndakeka bigiye gushya no kwira akanyamura sibyo manu abafashe bigiye gushya ewana birasa neza pe iyi kire yo nakatangaza ndakuranye Mungu ugomba kuza hano ewana ibintu bikagenda fresh inyama z'iki zirimo amashu ndetse n'umuceri w'umuhondo umuceri nawe ugiye gushya umuceri uri hano ko nawe ari urukatsara none se Shalom nanjye ubwanjye nari umufana wawe urumva umuntu wagiye kugira ngo abakobwa bambazaga yego ubu nakubwiye ngo ubu turi mu kazi ndashaka ko nyine dukore nk'abantu bari mu kazi muzana ibintu by'ubushumi hano urumva njye natangiye kukubona kera ubwo wenda ubu nsereza ngo nawe ndi uwa kera nawe uri uwa kera ariko bro njye maze imyaka ine muri ndetse bro ubwo natangiye kubona 2014 twatangiye amabanga 2014 uko ubaze wakoranye na ba Captain Chibaka ryabari babitaye gute ya borana niba ari demeka yego nafa ibaze umuntu wakoranye na ba Captain Chibaka bakinjira mu gakino papa Safita aratangira bira byose bitaraza ni ukuri izo za City Med tubona zitaraza makanika ari mu bantu makanika yakoranye n'abantu bano batipe bakora Genzi no mutipe bakora Genzi twamufasha ba Merci yunuza bano baje bano banyakisa baje basanga wara umusaza nani ikintu kivuga reka ndakuvugisha ari umwana hari nako ndi umwana nanjye gusa nyine bivuga ngo ngo mutaye kubona kera hawe barasimazi abonekeza ko kera hanje aba ari ejo bundi hawe ese kera hawe kuri njyewe ubwo nahita gukira akunda kunserereza aya nari gusereza abonye ibyo wari ndi kurata abandi ngeze ko navaga ku ishuri niga muri primaire mu wa gatanu nubunuka niruka ngo gikora makanika okay ariko watumye nitwara neza muri primaire bro iyo natatsindaga ntabwo bakunyerekaga mu burere oh yes ndi murundi rigenge ndi mwapkami nubwo nyitangira barabizi ako nibyo bandi bro ambe none se Shalom umenye gute neza kubona asa gute nyine bikubona asa neza nyine nari ni baraka nari ikondo gusa ngo ari na singo
tugomba gukora nk'abari gutanga Kaka nyuma wumva ukuntu kameze bro. Afite kari ateye ubwoba. Ngiye gutanga gikorana bro. Baretse. Urabona rero ko turayirangije. Umuhungu karibu ku meza ashobora tubwira ibyo ari byo. Amaze numva sijya. Bawita umuceri w'umuhondo n'inyama zirimo amashu. Bisawa kabisa. Kumva ari sawa Cyane. Bon appétit kwanza. Ngira courage ko appetit sinyiza. Yakura urakigenderaho imyaka 2 waba utaraje. Vitamini itabaho. Are you okay? Shari meze neza kabisa. Ni ukuvuga ngo mutarakora subscribe ntabwo azamenya no guteka. Ndamukomeza muri imvange kabisa. Njye ngo mvuye hano menye guteka umuceri w'umuhondo ubwo ni nk'ipirawu muri make n'amashu arimo inyama. Ni ibintu kabisa ngo namenye ikibona ubona. Ni ukuvuga ngo dukurikira ndakeka nawe yamajije kubibona kuko ibintu byose twashyizemo yabirebaga. So nicyo babwira abantu bakurikiye Saleh TV. Mukora subscribe kandi noneho ukajya mureba ibiganiro mukabitangira mukabirangiza. Kuko utarebye ikiganiro mu gitangira kirangize ntabwo wamenya guteka, wamenya guteka ibiryo by'igice. Ariko iyo wasoje niba dukubite comment, badukubite share na subscribe. Ubundi kugira dukomeze turye kibe akagaruka. Nabeshya. So rero ikiganiro cyacu naho tukirangirije. Ubwo rero ubutaha nabwo tuzabazana undi muntu bigende neza undi mutumirwa. So mwakoze rero. Ciao ciao.